nejejwe nuko ngeze hano mu nama nkuru y'imishyikirano. Kugeza ubu amasaha arabarirwa ku ntoki kugira ngo inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 itangire. Amazu y'ubucuruzi, amashuri, amavuriro. Kuri iyi nshuro bamwe mu banyarwanda cyane cyane urubyiruko ntibarya iminwa mu kuvuga ibyiza by'umushyikirano mu iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye. Icyo mbona gikomeye inama y'igihugu y'umushyikirano yubatse mu banyarwanda ni ukuba isoko y'ibisubizo ku bibazo bifitiye, ntibategereze ngo amahanga ariyo azakemura ibibazo, ahubwo tukagira homegrown solutions. Ntidutegereze ngo inkunga zo hanze zizaze zidukemurira ibibazo. Nk'uko mu rugo mwicara mukaganira ku bibazo byugarije famiye, natwe inama y'igihugu y'umushyikirano nyibona nka wa mugoroba wo mu rugo wo kwicara mukareba ibitagenda mu rugo rwanyu. Rero noneho ni inama yo kwicara tukareba ibitagenda mu gihugu cyacu nicyo twakora kugira ngo tubikemure. Kuri iyi nshuro ya 19 umushyikirano ugiye kuba, abatuye mu karere ka Rutsiro bo bagaragaza ko kuvuga umuturambye wo guhangana n'ikibazo cy'ibiza ndetse no kurushaho gufasha urubyiruko kwihangira imirimo ari bimwe mu byagakwiriye kugarukwaho muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano. Nje by'umwihariko ndatekereza yuko uzaba umwanya mwiza wo kureba uburyo twakwiga, kuko biziko mu karere ka Rutsiro twagize ibiza bikomeye. Ibibazo byihutirwa cyane ntago byabura, kubera yuko niba umuturage yasenyewe, niba umuturage navuga yasubiye inyuma mu iterambere bitewe ni ibyabaye bitari biteganijwe, urumva n'umwanya mwiza wo kureba se nizihe ngamba zihari. Icyo numva nge cyaganirwaho cyane ni ukureba ibisubizo bishobora gufasha urubyiruko kwihangira umurimo bakiri ku rwego rwo hasi, bakiri abajeni batoya cyane cyane. Ibyo ngibyo bigahera muri education hasi ku mwana wo muri primaire. Umuntu ntategereze kwihangira imirimo ari uko asoje kaminuza. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda ubwo yari ari mu kiganiro Ikaze Munyarwanda kuri Radio Flash FM yavuze ko ibibazo byose bizagaragazwa muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano byose bizitabwaho muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano. Yaba abagize guverinoma baba bahari, mu nteko baba bahari, mu nzego z'umutekano baba bahari, amashyaka atandukanye baba bahari, kandi abo bose baba baratorewe cyangwa baraha inshingano nyine zo kureberera abanyarwanda. Nibo bashyiraho bakurikije, ntabwo bavuga ko batazi ibibazo biri mu kino gihugu, nibo bashyiraho gahunda bakurikije ingingo bumva nyamakuru zigomba kuganirwaho. Ariko ku rundi ruhande iyo zimaze kuvugwaho bafungura umurongo, abaturage bakabaza, bafungura umurongo, abaturage bagatanga ibitekerezo. Ariko nk'uko nabivuze, mu minsi ibiri niyo wafata umushyikirano w'ukwezi, ntabwo abantu miliyoni 16 bashobora kuvuga bose icyarimwe. Kandi ntekereza yuko byanze bikunze, niba reka tuvuge yuko uvuga uti dufata urugero hari ibibazo 10 bikomeye byakagombye kuba biri buvugeho, uti kuki mudafungura umurongo kugira ngo ibyo bibazo 10 nibura tube tuzi neza yuko bizavugwaho. Ndumva hataburamo ibibazo 8 cyangwa 9 muri ibyo 10 biba byateganyijwe. Inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 iteganyijwe kuwa 23 ndetse no kuwa 24 muri Mutarama 2024. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda.